aka gakobwa ndakazi nakajura. Ariko wowe wajya ureka kuvuga nabi igihe cyose uzajya uhora uvuga nabi koko. Ihangane sister wanjye niko ameze buriya. Sawa zirabyoha. Ariko bana bamukobwa yamaganize. Binde? Akashawe mbwira kare gacoco mane uriya nta mukobwa urimo naragakatiye kare. Akantu mane kukivuga wowe. Umwana ni mwiza mane kandi akajyana. Mane wajya winywera byeri ujya kumbwira kare gacoco. Mane wowe uri fake umuntu. Iyo uzanye kiriya ikiganiro cya kare gacoco. Icyambere n'urukundo. Cyavuga uriya mukobwa mane. Ese bana kuri wamwangiye iki buryo nanga bingana gutyo. Chamana uriya nasanze nta mukobwa umurimo kazi. Uriya mane. Uriya nta mukobwa umurimo ni fake cyane. Kuko uracyamutekereza wowe turi kunywa byeri ukazana icyo kiganiro ngo uriya mukobwa mane uriya nabyo rwose naramukatiye umva narahanaguye nzajya ninywera byeri narakatiye uriya mane. Siko muri iyi minsi namuciye abana bameze neza kuruta mbere. Kuko uriya mukobwa niba umukunda cyukoze uzatware uriya namukatiye kabisa. Namukatiye byatari uriya mane. Niyo twabisemo nakunde nyine katwimwere byeri. Twemere byeri aho wundi uzatwara uriya kabisa bafite naramukatiye. Nge naramukatiye kabisa. Shadeli wasanga sawakantu gatoya cyane. Ikibazo kugira. Nakuntu wagenze ukambwira umusaza wanjye hasi nubwo yanyanze igiye gushaka umusaza wese. Jado se? Yego. Ntabwo wenda. Nyine mba numva asa n'umuntu wabivuyemo kandi ndacyamukeneye. Ukaba wabishakira abandi ukamenyera n'abafite akaba yakubwira n'impamvu yatumye twatambuka ntabwo ugeze muri iyo mpamvu waba waramuhemukiye byagenze kujya ntabwo namumukiye pe gusa ntabwo nzi impamvu ariko wakwiye kumenyera impamvu imutera kunyitwaraho kuriya kuko mbona nyine asa n'udahari. Sabise musaza wanjye ko nanjye mwize yafunga umutwe ariko ndagerageza ndabikugiramo ndebe ko yabyumva. Ndakora uburyo bwose nshoboye ndebe ko yabyumva koko. Yego ko akari umusaza bafite kukumva ako nyine namushyiremo imbaraga cyane kuko ndamukiri ntabwo ushaka kumutakaza. Ndabikugiramo ni ukuri ndagerageza nyine ndamwumvisha nka musaza wanjye ndamuzi ukuntu wenda biba bimeze ndabikugiramo ndamubwira kandi ukomeze wihangane. Ase sister wowe kuki unkurura ndi kwigendera ukankurura habaye ikigo. Ese buriya niyo uduciye udasuhuje undi mwana urakana waje kuko kureba sister tugenda umusuhuze birangire. Ese ko ari wowe wabaje kureba ari Mwagano nese mwapfuye iki ko mbona ibintu byanyu bisa nabi. Nta kintu nika ko nta mukoreye cyatuma bararengana kure cyangwa hari ibyo umpisha mwaba mwarapfuye igihe utambwiye. bajya bakeneye keretse we niba ari byo atekereza ko ngiye kubwira wowe wambwiza kuri nkamenya aho mbera nkamenya uko nyine mwitwaraho nanjye
sha ibintu byanyu bisa nabi sinzi nimba ari shyashya ushobora kuba uri kumpisha basi nawe uzagenda umwegere umuganirize wumva icyo ari buze kukubwira uzasanga uzabona ari ikibazo gusa ndagerageza gukwigiremo ariko ndabona ibyanyu atari shyashya Meze neza. none se mu bantu baba hano ngaho mufitanye gahunda Nari nje kureba Jado. Jado saraha? Jado nawe uhari None se amakuru? amakuru ni meza None se yagiye? ntabwo mbizi nabonye abyuka agenda Nawe nubwo aho yagiye? oya Ubwo namushaka gasubunda. uraza kugaruka cyangwa umuhamagara Noneho nimba adahari reka mbe nigendeye ubwo ndaza kugaruka hari ariko uze kumubwira ko nahageze. sawa nta kibazo Mbega umwana mwiza we! sha nawe uri feke ntabwo ukanze urikanga urahubuka Wayanze.